hanyuma ngiye kubabwira umukoro w'ibyo mugomba gusengera cyangwa se ibyo mugomba kugira icyo mubikoraho nimba mwabishobora mu rwego rwo gufatanya natwe kurwana iyi ntambara ya nyuma kugira ngo ejo bundi nitunesha tuzahabwe hamwe ingororano nziza z'abatabarutse. Bene data ndabakangura mwongere kuba maso musenge Imana ibahe umugisha. Ikintu cya mbere naje kubona Satani ari guteza abakozi b'Imana nyakuri, harimo n'abakorana n'imbaraga z'umwijima ku buryo nabo ubwabo bagutanga ibitambo bakakwiyicira bakaguteza imyuka mibi. Ibyo byose tugenda tubibona mu nzego zose. Rero baba bakugambanira mu kazi aho unyuze kugenda ukubaho, ibyo baguteza ibyo bagukorera byinshi. Rero abana b'Imana nyakuri narinje kubabwira kugira ngo nimujya musenga mujye mwerekeza aho hantu isengesho. Ikintu cya gatanu nagira ngo mbabwire ko abantu b'Imana by'ukuri bari guhangana n'amategeko y'isi adashaka ko bavuga ubutumwa buzima. Mwarabyumvishe ko Bibiliya bari kuyigambanira kugira ngo ihindurwe, kubera ko guharima ni muri rusange ariko biragatsindwa. Kuba waba uri umuvugabutumwa ufite umugore mutumvikana, ari hasi hejuru mudahuza, Satani amunyuzamo ubutumwa cyangwa umugabo wawe amunyuzamo ubutumwa bwo kukurwanya mu rwego rwo kugira ngo uhagarike umurimo w'Imana. Torero ry'Imana riri ku mugoroba w'isi, ibiri kubera mu isi birabigaragaza. Torero ry'Imana ryugarijwe n'intege nkeya, bakristo benshi n'indembe mu mitima. Ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ngarutse kuri kamera, nizere ko umeze neza. Nanjye ndaho ndumva nkomeye, nshima Imana kandi nizeye Yesu Kristo. Nubwo maze igihe kinini ndwaye, n'ubu nyine nkaba numva uburwayi butari bwarangira, ariko nizeye Yesu. Ubungubu ntabwo ubundi gukora ikiganiro umwanya munini ntabwo nabishobora, biracyangoye. Iyo ngeze nko mu minota 20 ubwo nyine nyuma yaho mba numva byananiye, ariko nizeye Yesu Kristo ko azabigenza neza. Rega ejo bundi nari mpfuye ariko Kristo angaruye mu buzima. Byari bikomeye, ntabwo nari nakira nyine ngo mbaho ubwo buhamya, ariko ibyambayeho ni amateka. Ariko ndashimira Kristo. Nawe rero nizere ko umeze neza. Niba utameze neza reka mubwire ngo ihangane kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zavuga. Himbazwe Yesu Kristo utwimana, akica imigambi yicakura, akaturinda buri munsi ibitero bya Satani. Ari mu ruhande rwacu, nimuhumure. Uyu munsi ndaje mu kiganiro nashaka ko kiba kirekire cyane. Ndagira ngo tuvuge ibibazo 5 cyangwa se mbabwira ibibazo 5 mugombye gusengera ku bantu bitwa abakozi b'Imana bazima. Nimvuga ku bakozi b'Imana bazima muhite muntahura, mumenye ko mbizi neza ko hari abandi bakozi b'Imana ariko batari bazima. Abandi dayimoni yishe ahagaze, bakasigarana izina gusa ry'uko bariho, ariko imbere y'Imana bagaragara nk'intumbi. Abo ngabo barahari benshi. Barahari benshi bagaragarira imbere y'abantu ko ari bazima, ariko imbere y'Imana bagaragara nk'intumbi. Abo si bo mvuga. Bene abo barangwa n'iki? Barangwa no kuvuga izina rya Yesu, ariko ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Bashimisha Imana iminwa, ariko imitima yabo ikayiba kure. Abo Yuda yaravuze ngo bameze nk'ibiti bikokotse, ngo bahora birata ibiteye isoni byabo, ngo Imana zabo ninda, bahoza umutima ku biri mu isi, ariko ngo umugabane wabo nukurimbuka kuko baciriweho iteka na sebuja Satani. Abo rero bene abo biyita abakozi b'Imana atari bo, aho bari baguwe neza. N'ubundi mubabona mu biganiro, mukababona mu nsengero, muzabona bari kwidegembya, bari gukora ibintu byo gusetsa, bari kuvuga utuntu tw'udukomedi, utuntu tw'utugambo turaho dupfuye amaso, twa tugambo tw'udusambusa nyine babashukisha.
nibyo nyine barimo. Ariko abakozi b'Imana ba nyakuri uyu munsi ahantu bari mu ntambara, bari mu bigeragezo, bari guca mu bikomeye, bari guca mu magorane mu buryo bukomeye cyane. Ni ibintu maze iminsi nkora ikintu gisa n'ubushakashatsi, ariko naje kubona that's true. Icyo babwira ni ukuri, nagikozeho ubushakashatsi buhagije muri iyi minsi, nabonye yuko ariko bimeze. Abapfuye mu mwuka baramenyana, n'abakozi ba Satani bakamenyana, ariko n'ab'Imana baramenyana. Rero ngerageza kumva nkakubita igihuririzo. Bana b'Imana, ndabasaba mwihangane, mukomere, mushikame, turwane intambara. Ndabibutsa ko turi kurwana iya nyuma. Mwicika intege, mwicogora, mwihereza umwanzi wanyu ibitugu, mwihongera imbere y'abanzi banyu yaba bashaka urwenzo ndetse no kubona mucitse intege, mucogoye. Oya, nimwikomeze imitima, turwane iya nyuma, turi hafi kunesha. Haleluya, turi hafi kunesha. Hari ibibazo bitanu nshaka kubwira abantu bajya bagira umwete wo gusengera umurimo w'Imana, cyangwa se bashobora kugira ikindi kintu bashobora kubikoraho. Abantu bashyigikiye ko izina rya Yesu rikomeza kwamamara, abantu bashyigikiye ko ubwami bw'Imana bukomeza gutera imbere, abantu bashyigikiye ko izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti rikomeza kwamamara mu mitima. Ngiye kubabwira umukoro w'ibyo mugomba gusengera, cyangwa se ibyo mugomba kugira icyo mubikoraho nimba mwabishobora, mu rwego rwo gufatanya natwe kurwana iyi ntambara ya nyuma, kugira ngo ejo bundi nitunesha tuzahabwe hamwe ingororano nziza z'abatabarutse. Bene data, ndabakangura mwongere kuba maso, musenge, Imana ibahe umugisha. Ikintu cya mbere naje kubona Satani ari guteza abakozi b'Imana nyakuri muri iyi minsi, yagize intwaro ubazengurukamo bose ugasanga hafi ya bose niko bameze. Ikintu cya mbere gikomeye ni indwara kuri bo, indwara mu miryango yabo, utarwaye ararwaje. Satani yagabye ibitero bikomeye cyane mu rwego rukomeye, abigaba mu bakozi b'Imana. Ariko mwihangane bene data, musengera abakozi b'Imana, Imana ibakize ubwo burwayi, yirukana ibyo bitero by'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo nshaka kubitindamo cyane, muzababaze namwe cyangwa muze kuzengurutsa amaso mubo muzi, muraza kunyandikira muri komanteri murabimbwira. Icya kabiri ni ubukene bukabije. Abakoraga akazi Satani yarabirukanishije. Abari bafite bizinesi ari kubatera ibihombo byo mu rwego rwo hejuru. Abahingaga ari kubatera kurumbya mu rwego rwo hejuru. Satani yibasiye abakozi b'Imana, ari gukoresha izo ntwaro ndi kubabwira mu rwego rwo kugira ngo abamenase, abone uko abarehesha bya biguzi biri gutuma abandi bantu bava mu murimo w'Imana bakajya gukeza Satani, ariko bagakomeza bakitirirwa izina ry'Imana, bakaba bapfu bagenda. Kuko hanze Satani yamenye amafaranga. Ndabibutsa ko amafaranga ari turahazi, nubwo tutajya kuyazana, tuzi ibyo twakora. Hari ibyo baturehereza, hari ibyo baduhamagarira. Ariko Daniyeli na Meshaki na Saduraka na Abedenego ngo bavuye mu gihugu cyabo bagiye muri Babuloni, bagenda bagambirira mu mutima kutaziyanurisha ibyo kurya by'ibwami, ngo bahitamo kurya ibishyimbo. Ngo baravuga ngo twebwe ujye utugaburira ibishyimbo gusa, abarya inyama, izo nyama zanyu twarangije kumenya ko zitera, izo nyama ziterekerejwe muzireke, mutwihera ibishyimbo. Abandi basore bajyana nabo inyama baravutura, iki byose baravutura, baririra baradamarara. Ariko muzarebe abariye intonorano ntaho banditse muri Bibiliya, ariko abanze kwiyanduza bo baranditse. Ibigwi byabo n'amateka yabo biradukomeza. Abantu rero bose banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami bari muri ibi bigeragezo ndi kubabwira. Niyo mpamvu nkubwira ngo nimba warahawe impano yo gusenga, sengera umurimo w'Imana, kandi ujye usenga umenya naho werekeza isengesho ryawe, umenye ngo ndi gusengera ibiki. Icya mbere nababwiye ni uburwayi bukabije. Icya kabiri ni ubukene, ku buryo Satani yamenesheje abana b'Imana kugira ngo inzara nibakubita, ubukene bukabakubita, bifuze kujya kwiyanduza. Ariko nimwihangane, Imana ikomeze itugirire neza, dusengerane, dusabirane, Imana itugirire neza. Icya gatatu ni amakimbirane yo mu ngo. Umuntu ukorera Imana ari urubyiruko, ababyeyi be bamugeze habi. Umuntu ukorera Imana ari umusore, ari umugabo, umugore we bameranye nabi. Ukorera Imana ari umugore, umugabo we bameranye nabi. Satani yaciye mu wo mwashakanye, amucamo mu buryo bwose butandukanye.
bwo kugira ngo Satani akurwanya kumenase. Ibyo bintu bantu musenga musengera ingo z'abantu, si ingo z'abakristo gusa, ni muri rusange, ariko biragatsindwa kuba waba uri umuvugabutumwa ufite umugore mutumvikana, ari hasi hejuru, mudahuza, Satani amunyuzamo ubutumwa, cyangwa umugabo wawe amunyuzamo ubutumwa bwo kukurwanya mu rwego rwo kugira ngo uhagarike umurimo w'Imana. Niba wagiriraga neza abantu, Satani ameze nabi, haracamo uwo mwashakanye agakwereka buryo ki ibyo bintu ari ubusazi. Kandi nyamara nababwiye ngo turi gukora imirimo ya nyuma, turi ku mugoroba w'isi. Torero ry'Imana riri ku mugoroba w'isi, ibiri kubera mu isi birabigaragaza. Torero ry'Imana ryugarijwe n'intege nkeya, bakristo benshi n'indembe mu mitima. Mwene data, kugira iki kuyobya inzira? Mwene data, reba ibihe turimo uko biri, naho wanyura mu bikugoye byinshi, emera ubinyuremo nibwo uzagororerwa. Izo ni indirimbo twajyaga turirimba kera tugikizwa, ubu nta hantu wazumva. Indirimbo z'ubu ngubu zimeze nka kwa kundi nyine zigendanye nabo, ariko mwebweho mukanguke mube maso. Gusa nari kubabwira ngo naho mwanyura mu bibagoye byinshi, mwemere dukora imirimo ya nyuma. Biragatsindwa n'Imana gutangiza iby'umwuka mukabiherutsa iby'umubiri. Mwihangana batangije iby'umwuka muzasoreze mu mwuka, mu izina rya Yesu. Umugore wawe ntakubera inkomyi, umugabo wawe ntakubera inkomyi, uwo mubana ntakubera inkomyi, ababyeyi bawe ntibakubera inkomyi, inshuti zawe ntizigutekerereshe nk'uko abubu batekereza, kubera ko n'ubundi ijambo ry'Imana avuga ngo reka n'ubundi abakunda Yesu Kristo bakamwubaha by'iteka bya nyabyo, ngo n'ubundi bazarenganywa. Rero turi mu karengane ka nyuma, kandi usibye n'ibindi biraje, ariko umwami wanjye Yesu Kristo abampere gukomera. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Icya kane, kurwanywa n'abanyamadini. Abantu bari kuvuga Yesu by'ukuri bari kurwanywa n'abanyamadini, kuko guhera kera abantu bafite amadini bose bava bafite icyo bita kanuni ya kanisa, kanuni za kanisa. Baba bafite kanuni zabo bagendera, amategeko n'amahame abatandukanya n'andi madini, ariko atagambiriye kujyana abantu mu ijuru, agambiriye kugira ngo nyine babagumane, bagira abayoboke batandukanye n'aba bandi. Niyo mpamvu nimujya nko mu madini, urugero ruto rworoshye, muzasanga indirimbo zo mu Katolike atari zo ndirimbo zo mu Baprotesta. Izo mu Baprotesta ntimuzazisanga mu Badive, izo muzabasanga mu Adventiste ntimuzazisanga mu Bayisilamu. Ni ukubera iki rero? Ibyo byose ni kanuni ya kanisa. Nimba umwami bavuga ari umwe, Yesu bavuga akaba ari umwe, kuki batigisha bimwe? Kuki bataririmba bimwe? Kuki nyine ushobora kuririmbira nk'indirimbo za Katolike mu Baprotestant bakakubwira batubaye iki, waririmbira iz'Abadive mu Bakatolika bakakubwira ati wowe uri muzima? None si iryo juru mujyamo ni rimwe, murumva ari Imana imwe? Oya, ntabwo ari imwe. Izo zose ni kanuni za kanisa. Niyo mpamvu umuntu rero uvuga Imana by'ukuri kuko aba yararenze ibyo, kandi agerageza guhumura abantu amaso kugira ngo barebe ibyabaye by'ibinyoma bimaze igihe kirekire, kugira ngo abantu babashe kubireba babibone. Nagira ngo mbabwire ko ariyo mpamvu abanyamadini bahagurutse bakarwana. Ese barwana mu buhe buryo? Barakugambanira ngo wicwe. Erega harimo n'abakorana n'imbaraga z'umwijima ku buryo nabo ubwabo bagutanga ibitambo, bakakwiyicira, bakaguteza imyuka mibi. Ibyo byose tugenda tubibona mu nzego zose. Rero baba bakugambanira mu kazi, aho unyuze, kugenda ukubaho, ibyo baguteza, ibyo bagukorera byinshi. Rero abana b'Imana nyakuri narinje kubabwira kugira ngo nimujya musenga mujye mwerekeza aho hantu isengesho. Ikintu cya gatanu nagira ngo mbabwire ko abantu b'Imana by'ukuri bari guhangana n'amategeko y'isi adashaka ko bavuga ubutumwa buzima. Mwarabyumvishe ko Bibiliya bari kuyigambanira kugira ngo ihindurwe, kubera ko ngo harimo amagambo atera abantu ubwoba, ngo babwira ko nibadakorera Yesu, ngo babwira ko hari umuriro uzatwika iyi si igashira. Ayo magambo ngo nibayashaka muri Bibiliya rwose. Hanyuma rero amategeko y'isi dukurikije aho ikinyejana kigeze ari kurwanya abakozi b'Imana nyakuri, kuko ubwo nibwo butumwa abana b'Imana nyakuri bahawe kuvuga. Ni ukubwira abantu ngo nibihane ibyaha byabo n'ibicumuro, kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Ubwami bw'Imana kuba buri bugufi rero bisobanuye iki? Bisobanuye byanga bikunda yuko iyi si izashira, kandi isi igashirana no kwifuza kwayo, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira.
kugira ngo dukomeze kwita ku by'ijuru kuruta uko twita ku by'isi. Isi hari igihe iyo tuvuze gutyo kubera abantu badafite umwuka wera babitekereza ko ari nkaho turi kugumura abantu ngo tubabuze gukora. Oya, kuko natwe turakora. N'ijambo ry'Imana avuga ngo muvuge ko abakiranutse bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ahubwo icyo ijambo ry'Imana ritubuza ni ukutubuza guhemuka. Ntugahemuke mu kugira ngo ukunde uronke iby'isi. Oya, korera ibivuye mu maboko yawe, iby'Imana iguhaye mu buryo bwiza, ureke guhemuka ngo ni ukugira ngo wigwizeho iby'isi kandi isi izashirana nabyo. Ibyo rero nibikubuza ubugingo nta kintu bizaba bikumariye. Icya kabiri, uhore witeguye kuko abakijijwe barapfa n'abadakijijwe bagapfa. Ugomba guhora unoza urugendo rwawe kugira ngo utazasiga inkuru mbi musozi, kandi n'ubugingo bwawe ugatekereza aho buzajya nyuma y'uko uva hano. Kuko hano twarahaje, ariko twahaje havuye abandi, natwe tuzahava haza abandi, ariko igifite agaciro ni amateka meza tuzahagirira cyangwa se nibyo tuzakora mu minsi tuzaba tugihumeka. Ibyo bigeragezo bitanu nibyo abana b'Imana bari kurwana nabyo. Hari n'ibindi bishamikiyeho bigiye bitandukanye, ariko ibi nizo ntwaro kirimbuzi nahishuriwe yuko Satani ari gukoresha mu kumenasa ubwoko bw'Imana, kandi yarabusabye kugira ngo bugosorwe nk'amasaka, ariko muhagarare mushikame kugira ngo kwizera kwanyu kudacogora. Kandi nimukomera mukamara gukomera mukomeze n'abandi. Ariko ndashimira Imana ko nubwo Satani yadusabye ariko ntiyadukoye. Uwadukoye rero duhagazeho, uwadukoye araturinze. Kubera iki Imana yemera ko ibi bigeragezo byose bitubaho? Imana yemera ko ibi bigeragezo byose bitubaho kugira ngo igerageze kwizera kwacu, kandi kugeragezwa kwacu nikurangiza kwemerwa tuzambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayubaha. Ariko si njye jyenyine, ahubwo n'abategereje kuzaboneka umwami wacu Yesu Kristo bose. Imana ibaho umugisha ko murimo munyumva neza. Kandi nawe ubona umwana w'Imana ageragezwa, ufite icyo wakora ntugikore, ubwo ngubwo nyine muzasome. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu azababwira ngo nimumve imbere mwabivume mwe, mujye mu muriro mwatunganirijwe kuva kera. Ngo bamubaze ngo kubera iki? Ababwire ngo kuko nari ndwaye ntimunsure, nari mfite ibibazo ntimwabikemura, nari namba busa ntimwanyambika, nari mu nzu y'imbohe. Nuko nyine ngo bamubwire ngo twakubonye ryari? Ngo abasubize ngo ubwo mutabikoreye bamwe boroheje munsi y'abandi, ngo burya ninjye mwanze kubikorera. Kuko Imana, ijambo ryayo ritubwira ko Imana idakennye, ngo ku buryo ntabwo ikenera gukenurwa n'amaboko y'abana b'abantu. Rero niyo mpamvu Imana, stoke y'Imana kuri njyewe ni wowe, kandi nanjye imbaraga z'Imana kuri wowe ni njye. Kuko Imana nishaka kukungirisha izanyura muri njye igukize, nishaka kukugaburira izanyura muri njye ikugaburire. Kandi icyiza cyabyo, iyo mirimo yose yandikwa imbere y'Imana, kandi uzayihemberwa nuva hano. Rero mutunganye ibibareba neza, kandi mubitunganye nk'abitegura gutaha, kuko iyi si irashirana no kwifuza kwayo. Rero abakozi b'Imana ubu bari kugenzwa, benshi mwabonye ko batangiye kwicwa, abandi bari gushyirwa mu nzu y'imbohe. Abatarashyirwamo nabo nyine ni vuba aha ngaha, bamwe mukajya mwumva bashyizwe mu nzu y'imbohe kandi bakabamo igihe runaka. Ese ntimuzabasura? Murabizi ko no ku bwa Yesu na Yohana baramufunze kurinda ubwo bamwicira muri gereza bamuciye igihanga. Rero aho itorero ryatangiriye niho rigiye kongera gusoreza. Ndasaba ko muba maso mugasenga kugira ngo mutajya mu moshya, kandi bana b'Imana, Imana ibakomeze, ibahe inkomezi kugira ngo namwe mukomeze mwihangane mushikame, kandi mutanyeganyezwa n'imiraba n'imiyaga y'ibiri kugenda bibabaho. Umwami Yesu abaha imbaraga ndetse abakomeze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muranyemerera dusoze dusoma iri jambo ry'Imana ryanditswe mu butumwa bwiza bwa mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, turasoma ku bice 3 umurongo wa mbere. Haravuze ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremewe
baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya. Nk'uko Yani na Yambure barwanije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Abo ni abononekaye ubwenge, badashimwa mu byo kwizera, ariko ntibazabasha kurengaho, kuko ubupfu bwabo buzabagaragariza abantu bose nk'uko ubwa ba bandi nabwo bwagaragaye. Ariko wowe ho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi, no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi n'ibyambereyeho muri Antiyokiya no muri Ikoniyo n'i Lusitira, n'ibyo nihanganiye byose ndenganywa, nyamara umwami wacu akabinkiza byose. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Ariko wehoho ugume mu byo wizeye, ukabyizezwa, kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumweza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibikwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Imana ibahe umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko nguko rero nshoje uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, cyangwa se iki kiganiro twari dufitanye muri aya masaha. Nizera ko mukomeza gusenga, ndetse uko umwami Imana bashoboje mugakomeza gufata abantu b'Imana, ndetse mukibuka guhura mugasenga, ndetse mukibuka ko mugomba kujya muganira amagambo yo gukomezanya no kwihanganishanya muri iyi minsi itoroshye, maze mu minsi izaza ubwo umwami wacu Yesu Kristo akomeza kuturwanirira akazatwishyira tudafite ikizinga no mu nkanyari. Mukomere ku kuri, umwami wacu Yesu Kristo ari kumwe namwe. Ndabashimiye, mugire amahoro y'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.